ubundi urabona ino ntambara izarangira ishobora kurangira ku mpamvu zitandukanye. Impamvu ya mbere hashobora kuba imishyikirano. Impamvu ya kabiri ni uko M23 yatsinda. Aho nitsindwa izatanga agahenge y'indi z'ikwisuganya nyuma y'indi myaka runaka yongera igaruka. Ese kubera iki Perezida Paul Kagame wamaze igihe kinini asobanura yuko ibibazo by'abakongomani ari ibibazo byabo ubwabo kandi bagomba kwikemurira ubwabo, bakomeza bano bagabo kumuhamagara bamutekereza nk'umuntu ufite ukuboko muri kiriya kibazo bishingikirije kuki? Kwifashisha u Rwanda si uko u Rwanda ruri muri Kongo. Amakuru ahari kuri ubu ngubu ni uko hari ibirindiro by'abarundi byahiye, bariya bagiye mu butumwa bwa EAC, bikaba ari ibyari biri mu mujyi wa Kicanga. So ibi birindiro byahiye ariko harimo kwitana ba mwana ku gutwikwa kwabyo, ku gushya kwabyo. Abegamiye kuri FARDC baravuga yuko ari M23 yabiteyeho ikibombe, hanyuma M23 y'ubwayo igatangaza yuko abarundi aribo bitwikiyeho ibirindiro byabo. Ikibazo cyanjye giteye gutya, mwe nkuko mubyumva, nkuko mwabisesengura, ni bande baba bafite inyungu cyangwa zaba ari izo nyungu mu gutwikwa kw'ibyo birindiro? Uko mbibona mu mboni yanjye bishobora gukorwa n'abakongomani kugira ngo bazamure tansiyo. Inkuru yo uko ivuga iravuga ko umugabo mukuru w'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, uwo ni General Chiwewe Songesa Christian, yatangaje ko Lieutenant General Sikabwe Asinda Fali ushinjwa guhonyora uburenganzira bwa muntu ariwe kuri ubu ngubu wagizwe umuhuzabikorwa wa gahunda za gisirikare muri Kivu y'Amajyaruguru. Reka tubasuhuze kandi tubahe ikaze mwese bakomeje gukurikira Bwiza TV mu bice bitandukanye murimo no mu mirimo itandukanye muri gukora. Nizere ko gahunda zanyu zikomeje kugenda neza, natwe tumeze neza nta kibazo dufite, turashimira Rurema. Ndi kumwe na Fred, nje nkaba ndi Shadrack. Fred, umeze ute? Meze fresh, meze cool, meze neza, ndashima Imana. Uyu munsi urabona uri kugenda neza bikurikije aho amasaha ageze? Yego cyane. Okay, sawa cyane. Yegera. Tuje rero muri iki kiganiro kugira ngo tubagezeho updates zibikomeje kuvugwa no makuru nyine agezweho, ariko by'umwihariko tukaza gutinda cyane cyangwa se turibanda ku burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ahari kuvugwa amakuru atandukanye. Amakuru rero y'uyu munsi twavuga yuko ari amakuru ndabyita gute y'umuriro. Umuriro n'ubundi umuriro ntujya uburamo n'ubundi, of course niyo mpamvu n'ubundi ntari butandukire kuvuga iyo ngingo yuko n'ubundi nayo uyu munsi ari ay'umuriro, ariko turaza no kwifashisha umusesenguzi Alphonse, nituza kumubona turaza kumubaza cyane ku bibazo bijyanye n'imitekerereze cyangwa se imyumvire iri mu bayobozi b'uburengerazuba, niko babyita, uvuga ngo uburengerazuba bw'isi. By'umwihariko turaza kumubaza ikibazo kiri mu mitekerereze y'abantu bo muri UN ndetse no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, twishingikirije ku kuba buri gihe iyo bagiye kureba ku kibazo cy'umutekano muke muri burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo batajya bareka guhamagara u Rwanda, kandi mu bihe bitandukanye rwaravuze ko rutari hariya hantu, ndetse ko ibibazo ari ibibazo by'abakongomani bagomba no kwikemurira ubwabo. Uho ngaho niho turaza kumubaza, ariko bitabujije ko turaza no kumubaza n'ibindi bibazo bitandukanye, cyane ko abafite amakuru atariho ivumbi. Gakaba asanzwe n'ubundi akurikiranira ibintu byose cyangwa se bibera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kandi turaza no kureba urujijo ku itwikwa ry'ibirindiro by'ingabo z'u Burundi. Yes, biri kuvuga ko ngo abarundi bitwikiyeho ibirindiro, bishize ni nko kwishyira mu nzu ukaba washyizemo essence ugashyiraho akabiriti ugatwika. Abarundi noneho nabyo tuze kubaza Alphonse atubwira imibare abarundi bashobora kuba babaze. Nka bya bindi ubuzima iyo mibare nibuka cya gihe niyo mbare uriya mu generali washatse wagerageje kudeta muri 2015 mu Burundi. Hari ahantu yagiye yitsimbye nyuma yuko ipfubye banje, sinzi ahantu nabonye inkuru ivuga ngo
Niyombare ari mu yihe mibare ako gatitire karansekeje none natwe turaza kureba eske niba bitwitse iyihe mibare bari barimo urumva bitwitse nyuma y'uko ejo hagaragajwe M23 yagaragaje bamwe mu basirikare babo bafatiwe ku rugamba harimo n'undi mu majoro nawe wishwe uwo ngo berekanye we yari donc yari muzima ariko ntago uriya mu majoro rero sindanamenya niba ari M23 yaguye ku rugamba nyine shiraho akadomo yaguye ku rugamba yaguye ku rugamba kandi urugamba ruhanganishije M23 na FARDC ubwo nawe ni umuFARDC ikibazo kuki ni colonel colonel w'umurundi ahinduka te umurwanyi wari umwe muri izo mpande zihanganye ni major okay hanyuma amakuru ari kugenda agaragara ku mbuga nkoranyambaga nuko avuga ko uyu mu majoro rwose ari byo ngo umuryango we wabyemeje ko ubundi byari mu minsi ishize byari biri muri dilema hibazwa eske nibyo cyangwa ni bya social media ariko uruhande runini rwagiye rubyemeza cyangwa se n'abandi babikurikiranira hafi bagiye basanga mu busesenguzi bwagaragajwe ari byo. Yes, ikindi tuza kugarukaho ni inkuru ivuga ko hari ubu noneho hari ikimeze nko kwibaza ngo what is going to happen. Tuvugana ngo muri Republika ya Demokarasi ya Kongo uwo bita General Sikaboy wari waranzwe na MONUSCO ubu yahawe kuyobora ingabo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru kandi aho yahawe kuyobora hariyo imirwano iri guhuza M23 na FARDC hariko noneho na MONUSCO ikaba iherutse kuvuga yuko igiye gutangira gufasha FARDC muri ya operation Springbok. Ubu noneho baribaza ngo ese uyu mu general Sikaboy ko MONUSCO yari yaramwanze muri 2015 aho nyora uburenganzira bwa muntu baraza kumanukana gute mu rugamba. Iyo nayo turaza kuyigarukaho turebe nibwo niba ari ibyo na MONUSCO ubwo yaba yemeye ko ihonyora ubwo nayo yaba yemeye kubuhonyora turaza kubigarukaho. Reka tubanze noneho rero tubasuhuze noneho muri bwa buryo bubabwira ngo nimuduhereze ku nkunga. Ariko aya makuru kugira tuyabone tuvuga ngo inkunga mugire ngo nugusaba oya turabakorera ntabwo gusaba ni inkunga itandukanye no gusaba. Niba dutera inkunga ubona yuko wenda ibyo dukora ari byiza wabishimye ukaba watera inkunga kugira ngo dukore ibyiza kurushaho. Turabashimira cyane mukomeje kubikora neza aba subscribers muri kujyaho mu buryo bwa nyabwo nubwo iminsi mbona yatujyanye hari kubura abantu bagera kuri 600 na 600 nabangahera kanze nkurebere neza friend ibihumbi jana ni bravo hari kubura abantu 640 hako kukera wajyaga cyarye cyane horo umuraperi nanjye kuvuga ngo nibuzuze ibihumbi jana tuzakora hip hop tubashimira twakora basi ariko nje ntago ndi umuraperi tuko twajya gushaka mu badukurikira ashobora kuba ari umuraperi tuzabwira Deni niwe wabaye umuraperi Denis bura yize kubwa Tupac nubwo ari kera ariko ubwo yabikoraho. Turabashimira cyane rero mwongere makabaraga kabisa abantu bari kubura 640 bajyeho muri iyi minsi igera kuri 3-4 hari inisigaye kugira ngo intego twaye turebe niba tuyigezeho cyangwa tutayigezeho ariko abamaze kubikora turabashimiye cyane mukore share mukore like hanyuma nabandi bibagereho ukubera yuko iyo mukoze ibyo ngibyo mbabwiye share na like ikiganiro kira vibrating cyane kikagaragara ku home page y'abantu benshi kuri YouTube bigatuma noneho babasha kukibona bakavuga bati burya hariho channel yitwa Bwiza ikora neza urumva Bwiza ikora neza ikora ibintu byiza urumva harimo isubirajwe sibyo so kwikina nagaruka kwikina ariko turanakora ariko Bwiza iri mu binyamakuru reka ne kuvuga ngo ni ikinyamakuru wenda iri mu binyamakuru ikora mu buryo buri professional uburyo buri wese yanyoterwa no kumva ibiganiro cyangwa se ibikorerwa kuri Bwiza TV ariko tutibagiwe na bwiza.com kuko aya makuru tuba twabahaye ni make muri menshi abari kuri bwiza.com nibyo rero mukore subscribe hanyuma ikindi kuri ya nkunga nababwiraga mushobora no gukora ya system ya win nababwiye nayo irakora turayemera mukazana utu advert twanyu dukampani twanyu cyangwa se nta makampani ndanaga dukampani ni ibintu binini muzane companies zanyu tuzamamaze hanyuma namwe
mubashe kunguka, ibyo mukora bibashe kumenyekana, abantu babagane babazi, bityo bitume mubasha kubona umusaruro, muvuge muti bwiza.com kabisa irakoze, muduhe agakude chapeau, munabiduhembere. Ndumva ari ibyo ngibyo rero twaba tubabwiye. Hanyuma byo kubasuhuza narabibabwiye yuko nge nsuhuza nyuma abantu mwese mwatanze comment ku musozo w'iki kiganiro, karibu cyane, ndaza kubasuhuza mwese. Hanyuma Fred anzika n'amakuru. Yes, ndumva igikomeje kuvugwa n'ubundi muri kariya gace ko muri Kivu y'Amajyaruguru, ubwo mu burasirazuba bwa Kongo, igikomeje kuvugwa n'ubundi ni imirwano ishyamiranyije M23 ndetse na FARDC. Ariko nabonye muri comment ako kantu warakabonye muri comment ko ariko subundi reka tubikoresha umugani ho ubuhanga bwacu mu cyongereza. Niba twebwe turi abangorofone, F si bavuga nyine F A R D C F, ubwo twakabaze F A Kwebwe akana abantu benshi bakunda gukoresha ngo ni nyine ni FARDC. So reka dukoreshe igifaransa FARDC. Ni FARDC. Ni igifaransa rero. Kubera ko n'ubundi ugiye guprononsa cyangwa se in abbreviation iri mu rurimi rw'igifaransa n'ubundi. Yes, ni FARDC rero, imirwano hagati ya M23 na FARDC yaramutse uyu munsi, bikaba binyuze mu dushimira n'abantu baba bakomeje kutwunganira. Sure, nibyo ni ingenzi cyane. So umutwe wa M23 kuri wa gatatu waramukiye mu mirwano n'ihuriro ry'ingabo za guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri teritwari ya Masisi. Ni imirwano yatangiye ku isaha ya 11:20 zo mu iki gitondo nyine, bikaba ari amakuru yaturutse ku ruhande rwa M23. Byatangajwe na Bertrand Bisimwa uyobora ishami rya politike ry'uyu mutwe, ndetse na Lawrence Kanyuka ushinzwe ubuvugizi muri iryo shami. Bose bemeje yuko iyi mirwano iri kubera mu duce twa Kirorirwe ndetse na Tebero muri Masisi byenseri. M23 ikabivuga yuko uruhande rw'ingabo za leta ya Kongo ariwo rwateye ibirindiro byayo, gusa ikavuga yuko yahise isubiza mu rwego rwo kurinda abaturage b'abasivili. Iyi mirwano kuri uyu wa gatatu yaje ikurikira iyo kuwa kabiri hashize byensire ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa 11 yego 2023, niyo yabereye mu duce twa Kibumba na Buhumba two muri teritwari ya Nyiragongo. M23 ikabishinja ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zifatanyije na FDLR ndetse n'abacancuro Kongo kuri uwo munsi wo ku itariki ya 7 baciye mu gace ka Bambu, ngo biciye mu gace ka Bambu abasivile 40, ndetse ngo abenshi bakaba baraburiwe irengero. Ngibi bikaba ari ibirego Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na FARDC yayo bataragira icyo bavugaho. Yego rero nahoze mbona kuri Twitter ya Justin Kabumba bavuga ko abaturage barimo abinkwakuzi barimo gukomeza kugenda bahunga uyu mujyi wa Goma, kubera ko dore ndumva ni Daniel Micombero wabitangaje avuga yuko ngo famiye nyinshi zirimo kugenda zihunga harimo kubera nyine mu mujyi wa Goma, bavuga batinya yuko intambara yahita ikomerezaho, no kuvuga ngo ni nyine ishyamiranyije na M23 na Wazalendo. Noneho rero bakavuga yuko ngo irimo kugenda isatira n'ubundi Goma ngo kuko iri ku birometero 27 uturutse mu mujyi wa Goma. Ngira ngo twaranabivuze yuko ariko amakuru yandavuga yuko umujyi wa Goma wose ugoswe, wasigaye inzira yerekeza muri Sud Kivu yonyine. Urumva rero umujyi wa Goma wose niba ugoswe, hakaba bari mu birometero 20 niyo mibare uriho urambwira 27, birumvikana yuko nyine abinkwakuzi baza ubwenge baba babizi yuko umujyi ugiye kuba misibaniro cyane cyane. Noneho abahunga muri Goma ubu kugeza ubu ngubu ngo abifite ngo barafata imiryango yabo bakayishyira mu modoka bakagenda bagiye nk'ahandi hantu runaka nko mu butembere, ariko bakabanza ubwo bajya nka za Kinshasa se buriya aho bahungira bashobora kujya no mu bihugu
abaturage se si bemerewe kujya ahantu aho ariho hose, bashobora afite cyo kora umugani pasiporo, ashobora kuba afite ibyangombwa akaba yakwigendera gutyo, ariko atari mu buryo bw'impunzi, ariko nyine ubwo aba yamaze kubona ibiri kuba, n'ubundi ngaba asa nkaho ari kubinekera hirya ngo arebe avuge yuko biramutse atinya yuko bishobora kubombarida, noneho wa mugani Goma ikagira gute igahita ifatwa. Okay. So hanyuma nyuramo gatoya nino nkuru ivuga ko ngo ingabo z'abarundi ngo bitwikiyeho birindiro mu gace ka Kicanga. Nubundi ni amakuru ahangaha, ariko harimo haravugwamo nyine urujijo kuko uruhande rumwe rurimo rurashinja urundi, ariko wa mugani hari ibyo ba nyir'ubwite baba bafitemo igisubizo. Hanyuma twibutsa n'abantu ko ejo nibwo twabagejejeho amakuru y'uko nyine Goma yaraye mu icuraburindi, ariko ngo kugeza ubu ngubu irimo iraka, ariko ngo ntabwo ari iby'igihe kirekire, hari ntabwo birambye uburyo yakamubanza buri buryo ni nka bya bindi ngo n'intizanyo babonye se ntabwo babikoze ku buryo burambye ahari. Ni ukuvuga n'ubundi cyabikoze cyakongera kikanabikora. Okay. Ni ukuvuga ngo niba ari ibisasu bya nuza bya FARDC byabahiritse amapoto ejo wahoze ubona ku munsi w'ejo, n'ubu ngubu bashobora kongera bakarituramo andi rwose, noneho n'ibitari intuza amashanyarazi nabyo bishobora kubura, yego buriya n'imiti ishobora kubura, n'iki byose kubera FARDC nyine iba yagize gute ivugwaho ko urumva FARDC nk'uko twabivugaga, iyo ifite imibare iri kubara ikavuga iti iyi Goma itaza gufatwa turi mu mandazi, igahitamo gukoresha moye zose zishoboka kugira ngo irebe yuko M23 itahira ihinjira. Wari uriho umbwira ngo biranakekwa ko ishobora kuba ishaka kurwanisha ibihunyira birwana nijoro hariya, na n'iriya strategy nayo irashoboka gukoresha biriya bihunyira, ariko kubera ko icyo bibagirwa nuko M23 ivuga yuko nta gahunda yo kujya muri Goma ifite. Ntabwo ari kuvuga ngo nta gahunda yo kujya muri Goma, ishobora kujyamo ku mpamvu zimwe cyangwa izindi, sibyo, ariko nta gahunda ifite yo gufata Goma. Ndumva kujyayo ko yajyayo ni ibintu donc ni kujyayo no kuyifata, ndumva ari ibintu cyo kimwe n'ubwo rero ko yanayifata no kuyifata, icyo kimwe n'uko yayifata bashobora gukomeza kuyihataho umuriro wenda haduye, abo bita haduye, ubwo no kuvuga ngo ni FARDC n'abambari bayo bashobora kuyicanaho umuriro baturutse wenda Goma ariho bari, hanyuma nayo ikitabara ikanadefanda n'aba baturage b'Igoma, ikisanga yagize gute yageze Igoma, sibyo? So ni ukuvuga rero hano rero icyo twari turimo tugarukaho warumbwiye tugaruke kuri no nkuru yo kwitwikira kw'abarundi aturuka Masisi, n'ubundi avuga ko ibirindiro by'ingabo z'u Burundi zabaga mu mujyi wa Kicanga byatwitse, gusa urujijo ni rwose byatwitswe, gusa urujijo ni rwose kubera ko ntabwo haramenyekana wagize gute ngo waba watwitse, ariko amakuru atangwa n'abanyamakuru bakorera mu kwaha kwa leta ya Kongo avuga ko umutwe wa M23 ari wo waba watwitse biriya birindiro nyuma yo kubirasamo bombe. Hanyuma bivugwa ko hari abasirikare benshi b'u Burundi baba bakomerekejwe n'iyo bombe, abandi barapfa. Hanyuma M23 imaze igihe ishinja ingabo z'u Burundi zoherejwe mu butumwa bwa EAC bwo kugarura amahoro muri Kongo Kinshasa, gufatanya n'ingabo za kiriya gihugu ndetse n'imitwe irimo FDLR mu kuyigabaho ibitero. Hanyuma hano ahangaha ndumva nanjye ufite nawe urujijo, ugira urujijo nawe, ariko hano perezida wa M23 niwe Bertrand Bisimwa abinyujije ku rubuga rwe rwa Twitter yatangaje ko ingabo z'u Burundi arizo zatwitse ibirindiro byazo by'Igicanga mbere yo kwerekeza ahantu hatazwi. Hano icyo ndimo kumva nuko izi ngabo z'u Burundi kuba zahatwitse zigahita zijya ahantu hatazwi, ndabitekereza mu buryo bubiri, sibyo? Ndabitekereza nko mu buryo bwo kugira ngo bajijishe base nkaho baca izindi nzira mu mugambi wenda wo kugira ngo baraseho, bongere barase noneho mu buryo buhishwe cyangwa buri hidden,
ku mutwe wenda wa M23 kuko n'ubundi M23 izishinja kubarasaba cyangwa se ikindi ikaba yahatwika mu buryo bwo gusiga icyasha M23 bakavuga ko aribo babarasheho aya mabombe kandi urumva niba banagendeye ko ejo M23 yari yavuze uriya musirikare yagaragaje uriya musirikare wayo akavuga bati murabona ko M23 ikomeje kutugendaho nyuma yo kuvuga ngo dore umusirikare wacu dore banarasha ibirindiro byacu biragaragara ko batangiye kutugabaho ibitero kugira babashe nabo kuba batangira kwinjira mu rugamba bavuga bati tuje kwirwanirira tuje kwirwanirira M23 iri kuturasa noneho natwe tugiye kwitabara iyo ngiyo niyo point ishoboka cyane kubera yuko umugani kuba ibirindiro byatwitswe abegamiye kuri leta bagahita bavuga ngo ni M23 yahatwitse nyamara M23 yo ikabiri kubihakana harimo ako kabazo kuko ushobora gusanga umugani watwitse afite iyo tendance cyangwa se iyo gahunda yo kugira ngo agaruke avuga ati nanjye ngiye kwirwana na FRDC usibye ko wenda bunze ubumwe ushobora no kuba yavuga itereka nse nkaho bateranyije nabyo birashoboka ubu biri kuvuga ko nta bantu byatangajwe ko baguyemo ntabwo umubare wigeze utangazwa ariko ngo abenshi bakomeretse hanyuma abandi nabo barapfa kuvuga ngo abo bapfuye biyongereye ku bandi bamaze iminsi batangazwa ko bishwe cyangwa se bapfuye imirambo myinshi y'abarundi ndetse imwe ikaba yarajyanwe mu bitaro bya Goma ndetse yaba inkomere ubwo n'imirambo byose bakajya kugira gute kubishyira iyo mirambo n'inkomere kubijyana muri Goma mu bitaro bya Goma turakubita tubangura rero bushakisha Alphonse nanjye mbanyuremo ino nkuru ni inkuru ivuga yuko General Sikabwe wanzwe na MONUSCO kuri ngubu yahawe kuyobora ingabo zo muri Kivu y'Amajyaruguru uyu nguyu yari yaranzwe n'izi ngabo za MONUSCO kubera ko zamushinjaga ko ahonyora uburenganzira bwa muntu ariko kuri uyu munsi niwe wahawe kare agace kuyobora ingabo zaho kandi ziri mu rugamba kandi na MONUSCO iherutse gutangaza yuko igiye kwifatanya na FRDC muri uru rugamba muri operation bise Springbok tukibaza rero tuti bihatse iki MONUSCO yemeye gukorana n'uhonyora uburenganzira bwa muntu ibyaha babimuhanaguyeho byagendeye kuki inkuru yo uko ivuga iravuga ko umugabo mukuru w'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo uwo ni General Chiwewe Songesa Christian yatangaje ko Lieutenant General Sikabwe Asinda Fali ushinjwa guhonyora uburenganzira bwa muntu ariwe kuri ubu ngubu wagizwe umuhuzabikorwa wa gahunda za gisirikare muri Kivu y'Amajyaruguru ni icyemezo rero cyatangajwe ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa 11 2023 kikaba cyarafashwe nyuma y'iminsi mike ingabo z'umuryango w'abibumbye ziri muri cya gihugu arizo nyine MONUSCO zitangaje ko zitangiye gufatanya na FRDC mu bikorwa byo kurwanya umutwe wa M23 muri ya operation nakomeje kubabwira so uyu Lieutenant General Sikabwe Asinda yaje asimbura kuri uyu mwanya Major General Peter Chirimwami Nkuba cyangwa ni Nkuba ubwo nari nshatse gusoma muri rwa rurimi rwabo uyu nguyu akaba yarasanzwe ari na guverineri ariko akaba yaranayoboye nyine n'ibikorwa bya gisirikare muri Kivu y'Amajyaruguru hari cyo muziho ko unyoje uyu Chirimwami buriya usibye ko wenda n'uyu nguyu wenda ndaza gushaka ibigwi bye Sikabwe ariko wenda ibyo ari byo byose ntekereza ko nta kintu aje gukora kirenze icyo Chirimwami mugari sumwe watanze 2 weeks watanze ibyumweru 2 ngo M23 cyo cyayo kibe kirangiye noneho ariko azwiho udushya twinshi Chirimwami ngira ngo bamubonye baravuga bati muze urashaje uravanga vanga ufitemo bya rubaga impande byinshi kuko muri ndumva hari mu mirwano yigeze kubaho mu minsi yashize mu myaka donc niba ari sinibuka neza ariko Chirimwami yagiye ku murongo w'urugamba M23 yari imanukiye M23 ikubise urusasu Chirimwami amaguru yabangira ingabo abasigira imodoka
M23 ikivuga ngo ikoresha ibikoresho bya Kongo ababihakana sinzi hano wenda bashobora kuba babishingira ariko uhereye kuri Cirimwami si general akaba ari na guverineri wa Kivu y'amajyaruguru yose akaba yaranashinzwe n'izo operation bakubise urusasu rwose Cirimwami aravuga ati kibuno nk'amaguru imodoka n'amasasu byose bya general wari uyoboye urugamba barifata noneho icyo gihe bamukuye ku buyobozi bari bamukuye nyine kuri izo operation noneho nyuma bamugaruye ahita avuga yuko ngo rwose noneho ibintu agiye kubikiriyaringa neza cyane ariko noneho ubwo operation barimo baramushinja ko zamunaniye ariyo mpamvu ariko ndeba nasikabwe nawe ari umuviye ndagira nta ariko bafitemo ubusore ariko abakongomani bose baba barariye ubwo rero reka turebe icyo Cirimwami ubwo atakoze niba sikabwe ari bugikore kandi ubwo nanone ahinduwe nyuma y'uko Kiwewe umugaba mukuru w'ingabo za Kongo yimanukiye nawe yarari Kinshasa kwanza yasubiye Kinshasa avuye Goma ubwo niwe waje noneho agira gute akora izo mpinduka aravuga ati we muzehe Cirimwami bubaye guverineri ariko ibijyanye n'ama operation so umva ngo icyo bamukuriyeho ngo barakeka yuko ngo yari afite gahunda yo gutanga umujyi wa Goma kandi ukaba ufatwa nk'umugwa mukuru w'iriya ntara ya Kivu y'Amajyaruguru wakabuha M23 kubera yuko yari amaze n'iminsi ashinjwa kuba yaragize uruhare kugira ngo umujyi wa Bunagana nawo ujye mu maboko ya M23 ibyo ngibyo nibyo urwo ruhare subwo ntirushingiye wenda ku gutsindwa bisanzwe sintekereza hari harimo akantu yaba yari yabiteguye kakitu kidogo se ndibaza nyine urwo ruhare yarugize bishingiye ku Kifurere nta sintekereza ko urwo ruhare none se amagambo ye koko uyu mukobo ni ukuba wenda ubwo nyine byaramunaniye operation ziwe zarafeirinze kandi rega sintekereza usibye na Cirimwami sintekereza ko none se niba n'umugaba mukuru w'ingabo yaje kandi ntibigire icyo bitanga sibyo wenda yego byaba ari igihe gito ariko niyo yamara igihe kinini ntacyo byatanga n'uyu nguyu ugiye gusimbura Cirimwami nawe nuko nkuko rwose ntekereza yuko si ukuvugira M23 ariko niba barananiwe ama operation yose yagiye abaho ntekereza ko niyo na Kisekedi wenda nubwo adafite wenda kubanza sikabwa ari umubazi w'ibisebe imyitozo ya gisirikare ariko ntekereza yuko nawe niyo yakwimanukira iyi strategy uyu mugabo ariyo yose nta kintu yakora ndakubaza uyu mugabo yarinzwe gushyirwa ku rutonde rw'abantu bahonyora uburenganzira bwa muntu si umubazi mwa ubwo si umugome ariko ashobora kuba wenda ahonyora uburenganzira cyangwa umusazi atinya ababyeyi bwa muntu ariko nko ku basivili batari wenda bariya ba M23 none se utekereza yuko ariko n'ubundi abasivili menye ko ari ba M23 irwanira urumva buriya nabwo aramutse yabashije kwinjira muri bariya basivili akahonyora uburenganzira bwabo akabica akabazengereza agafata ku ngufu akagera gute M23 nayo yabitsindwa yabiri gutsindwa kuko ntago abasivili irwanira yabiri kubasha kugira gute niwe wabukaze cyane nese ugize ngo FARDC buri ubundi irasa ku basivili biyobewe impamvu irasa ku basivili ni uko izi ko M23 ivuga yuko ari bo irwanirira ubwo rero mu kubarasa ibishaka kugaragaza feira n'ubundi gupfa ko basivile egare gutsindwa kwa M23 ntago subyumva ariko ugereranyije n'uburyo ki na M23 ibice iba yafashe ibyo iba yafashe buriya kugira ngo abasivili bapfe ari benshi nubwo FARDC zikamimisha ibisasi ititaye kuri M23 cyangwa ku basivili ariko ubu ubona yuko yabaprotege nyine yo ntako ibitagize ariko urumva none hajemo uyu nguyu we wabishinjwe wewe ndatekereza ko bishobora kuza kurushaho kuba bibi biraza gusaba ubwo nyine M23 kureba uko imugenza hari umugani bajya bavuga ngo abarinzi bajya inama n'inyoni z'igihindi se hanyuma se uratekereza ko uyu mugabo agiye gukoranamo na MONUSCO gute kandi ariyo muri 2015 yari yatangaje yuko afite icyo kibazo cyo guhonyora uburenganzira bwa muntu nese n'ubwa mbere waba wumva umuntu bamuvuga nabi ejo ugasanga bongeye babaye inshuti
wenda wasanga no kuba yagarutse ahubwo ari na MONUSCO yaba yanabigizemo uruhare kugira ngo noneho bakorane mu guhonyora bwa burenganzira bwa muntu bitewe n'uko nabo binjiye muri iyo duweri. Nabyo biranashoboka, ishobora kuba yagiriye inama FARDC urumva bakavuga bati kugira ngo amaoperasiyo yacu agende neza muri Goma nuko wenda twabona uyu mugabo uzubereye wa mugani mu kuhonyora uburenganzira bwa muntu akaza akadufasha kubakanda. So Alphonse ari tayari? Reka tumugerageze twumve. Reba Alphonse niba ari tayari kuko iyi nkuru ndashaka kujya unyigarukeho turi kumwe. Iyi ngiyi ivuga yuko ngo Perezida Paul Kagame na Guterres baganiriye ku rusaku rw'imbunda ziri mu burasirazuba bwa Kongo. Biravugwa yuko nyine Guterres n'umuyobozi wa UN yahamagaye Perezida Paul Kagame ngo bagaganira ku bijyanye no kuba muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hagaragara amahoro. Ibiganiro bikaba byarabaye ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa 10 2021 z'ukwa 11. Uyu munyamakuru ko yanditse ukwakira koko si ejo buriya byabaye ejo. Umunyamakuru buriya yibeshye n'ugushyingo ntago ari ukwakira 2023. Perezida Kagame rero akaba yarahamirije Guterres ko igisubizo kizima kuri ibyo bibazo atari icya gisirikare ko ahubwo hakenewe igisubizo cya politike. Ibiro by'umukuru w'igihugu bikaba byashimangiye yuko umukuru w'igihugu w'u Rwanda nyine ko abayobozi bombi banaganiriye ku gukomeza ubufatanye bufatika mu guharanira amahoro n'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo binyuze mu nzira zashyizweho ku rwego rw'akarere. Ubwo no kuvuga bya biganiro bya Nairobi ndetse na bimwe bya Rwanda. Muri izo nzira of course ni izo ngizo narimvuze, ariko hakaba harimo nuko n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe nabo wari watangaje yuko igisubizo cyanyacyo ari ibiganiro. So Perezida Paul Kagame yaganiriye na Guterres nyuma y'umunsi umwe anaganiriye n'umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe ububanyi n'amahanga Anthony J. Blinken. Uyu nguyu nawe akaba yaravuze yuko ibiganiro bagiranye nabyo byari bigamije kureba uko mu burasirazuba bwa Kongo haboneka amahoro no mu karere hose byensire. Ibyo biganiro byabo bikaba byarabaye no kuvuga ibya Perezida Kagame cyo kimwe n'ibye na Guterres byose biri kuba mu gihe Tshisekedi we akomeje kugaragaza ko igisubizo akibona mu gukomanga igikopo uko bavuga buriya mu mvuga za gisirikare. So Tshisekedi baganiraho we aba yumva yuko igisubizo cyanyacyo ari uko M23 yaraswa, ariko abo bakamugira inama y'ibiganiro ndabona mubonye ku murongo wa telefone. Okay. Alphonse wiriwe waramutse? Yego turi mu kiganiro. Yego ndakomeye, ikaze kuri Bwiza TV. So narindi kumwe na mugenzi wanjye Shadrack yatangira kubaza hanyuma tukaza gukomeza. Mugenzi wanjye nibyo yaramaze kukubwira, turi mu kiganiro turagira ngo mudufashe kumva neza imiterere y'iki kibazo cyo muri Kongo, ariko bijyanye n'ingingo turi kwibazaho yo kuba abayobozi ndavuga UN ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri iyi minsi biharaje guhamagara Perezida Paul Kagame. Ikibazo turi kwibaza, ese kubera iki Perezida Paul Kagame wamaze igihe kinini asobanura yuko ibibazo by'abakongomani ari ibibazo byabo ubwabo kandi bagomba kwisobanura cyangwa se kwikemurira ubwabo, bakomeza bano bagabo kumuhamagara bamutekereza nk'umuntu ufite ukuboko muri kiriya kibazo bishingikirije kuki mu gihe na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nta bimenyetso ikigaragaza? Buriya ni agakino ka politike kagaragaza ko Amerika ihangayikishijwe cyane n'ibibazo bibera mu karere k'ibiyaga bigari, cyane cyane by'umwihariko muri Kongo. Biri kwereka amahanga ndetse na RDC ko nta kutagira ngo amahoro aboneke, ariko ni inyungu za politiki ariko ziri ekonomike ku rundi ruhande, kuko Amerika nayo irakeneye kariya kabiri ka Kongo. Nayo mpamvu ubona itajya ituza. Icyo ni kimwe. Ikindi cya kabiri ifite mu rwego rwa diplomasi rwa politiki ikibazo cya neza cy'Uburusiya nayo zatangiye kwinjira hariya. Urabona ko mu mikoranire ya Leta y'Uburusiya
na RDC irigaragaza abonye iriya mitwe abagina nubwo bavuga ngo ni iy'abaromani muri Romania na za Bulgaria ariko umutwe w'abagina urazwi neza ko inkomoko yabo ari mu Burusiya kandi igihugu cy'Uburusiya gifitemo akaboko izo nshingano z'umutwe wa wagina ko kujya gusahurira Uburusiya porte aho washingirwa ariko aho ujya ni ibintu biba bizwi n'Uburusiya kandi bizwi n'inyungu igiye gukurayo twongera tukareba ku mpano RDC yahawe n'Uburusiya zirimo zira Scroll 25 Scroll 25 ni inkunga ya nuza y'Uburusiya bwatanze ni inkunga buriya ntabwo bazi gusa ntabwo baguze inkunga bahawe noneho ukareba n'imikoranire y'ibihugu bishamikiye ku Burusiya biri mu bucuti n'Uburusiya leta ya Kongo Kinshasa iri gukorana nabyo tuvuge Ubushinwa bazanye intwaro nyinshi harya kwa Matenke ruguru muri Korea ya ruguru yego naho akwari imikoranire so Amerika iri gusa nk'iyiburamo hariya yego nuko kwibura hariya igashaka uburyo nayo bigaragaza ko hari ikikora kwifashisha u Rwanda si uko u Rwanda ruri muri Kongo nibyo si uko u Rwanda ruri muri Kongo wenda His Excellency azabyitonemo atazagwa umutego w'abazungu ariko u Rwanda nk'umuntu udafite aho abogamiye muri politike ya Kongo na M23 ashobora kwifashishwa kugira ngo bakemure ikibazo cya M23 kugira ngo yumvikana neza na M23 urabizi ko ushize kwifashishwa nanone nuza benshi yifashisha Perezida Kagame kugira ngo habe imishyikirano yagiranye neza na M23 yagiranye na FARDC nubwo FARDC yayirenzeho kwifashisha nk'uko rero n'ijambo rya Perezida Kagame muri kariya karere k'ibiyaga bigari ni ijambo rifite ubusobanuro rifite imbaraga yagira icyo rifasha kugira ngo amahoro aboneke hariya ariko se wenda wowe urabisobanukiwe uko bikora ndibaza kujya gutekereza ku kibazo kiri kuri tansiyo nk'iyi ngiyi turi kubibonaho muri iyi minsi bagahita bavuga ko bagomba guhamagara Perezida Paul Kagame w'u Rwanda ubibona ute baramutse bahamagaye Tshisekedi bakanahamagara ba Makenga cyangwa bakanahamagara na ba Bisimwa ko nabo batabura nimero zabo bakamwumvisha ko bagomba kuganira kuki atari bo bahamagara rega burya inyeshyamba cyangwa se umutwe witwara gisirikare ubara nkaho nta aderese ugira kwifashishwa kugira ngo bahamagare ni intuza ni opsiyo ya nyuma ubigeraho rero bifashisha ibindi bihugu bishobora kumvwa nawe kuko buriya ntiwambwira ngo ntiwatuma perezida w'Uburundi ngo gufasha muri bivuga ngo bishoboke muri M23 na FARDC M23 ntiyamwemera ariko byibura Kongo ishobora kumwumva kuko nayo izi agaciro ka Perezida Paul Kagame kubera ko imitwe nk'iriya iba idafite aderesi tuvuga aderesi si ukuvuga ko hari aho bafashe ahubwo ni ukuba nta hantu handitse muri Loni nta n'igihugu gishobora kuba cyakwegera ku mugaragaro uretse ka n'imishyikirano gusa nta gihugu gishobora kwegera umutwe witwara gisirikare ugamije guhindura imitegekere y'igihugu ngo baganire ku mugaragaro nta hantu zigeze biba ku isi
ntabwo bibaho. Bishobora kubaho kuri ka yagezeho imishyikirano ariko nabwo igihugu bashobora kuwutumaho ku buryo ushatse kwemera wakwemera wakwanga ukanga. Nibyo byabaye kuri benshi igihe habagaho kugira ngo baganire byagenze bite bifashishije Perezida Kagame. Niko bigenda nta n'ikire ngo bananiwe kuba bavugisha neza M23 ariko se barayivugisha nkandi ko atari igihugu ko n'ahantu barirwa muri Remi batari igihugu gifite ubwigenge uvugisha biragenda gute kansura Amerika ariko naho barabaza bari bafite ubwoba. Ariko noneho nabwo umuntu yakwibaza ikindi kibazo. Urabona uko biteye kuri ubu ngubu u Rwanda rwo ahubwo rushinja Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuba yarifatanyije na FDLR kandi FDLR igamije guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Barangiza bakaruhamagara barubwira kuri iriya tansiyo. Byo ntahantu bigiranira ihuriro buri ahubwo kuri iriya tansiyo ya M23 aho kujya baruhamagare barubwira bati wenda FDLR yari yarakuzengereje tumaze kubwira Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ko nayo igomba kwitandukanya nayo bakaruhamagara kuri ibyo imishyikirano kaba gakemutse kuko n'ibindi uzi neza ko ahantu M23 iri FDLR ibari iruhande ibyo biragaragara. Ni ukuvuga ngo rero yaba muri politike M23 urazi neza ko irwanya FDLR nayo ikayirwanya. Ni ukuvuga ngo guhamagara leta y'u Rwanda ngo irebe ko nuza M23 turi intwaro hasi, ni ukuvuga ngo n'ikibazo cya M23 tuzizana mu buryo burendireka. Nibyo ntabwo kizagomba kujya kugihamagaza ngo ugire gutya na gutya ariko kizazamo kandi ndakubwiza ukuri ko mu gihe cyose habaho kumvikana no gushyikirana nuza FDLR batayikuye muri Kongo cyangwa bayikure hafi n'u Rwanda ntabwo M23 izabyemera. Nibyo. Hanyuma hari umugabo wakomojeho nashakaga nanjye kugarukaho, uyu mugabo bita Evariste Ndayishimiye uyobora igihugu cy'u Burundi. Nahoze nibaza ngo ariko ubigiye ntikigeze ngo abe ari we ahubwo Amerika na UN bahamagara kubera ko M23 imushinja kuba muri iyi minsi ari kwirwanya. Ejo wabonye ko banerekanye umusirikare we bafatiye ku rugamba. M23 niwe yamwerekanye. Ikindi ni nawe uyobora umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba kandi nawo ni umwe mu miryango igomba kugira uruhare kugira ngo kiriya kibazo gikemuke. Nkibaza kuki ba Blinken badamutekerezaho ngo we bamuhamagare buriya si ukugaragaza ko badashaka gukemura ikibazo. Yagaragaje uburyarya ajya bicumira habiri ntabwo M23 ishobora kumwemera, ntabwo bashobora kuganira bicanye Ndayishimiye. Ni icyo rero banga kubera ko nta jambo yagira kuri M23 kuko agaragaza kubogama cyane, agaragaza uburyarya cyane. Ariko se bigakuraho ko bari bakwiye kumuhamagara ngo nawe bamubwire atange icyo abona nk'igisubizo cya donc ndavuga baba muri UN ntibari bakwiye nawe kumuhamagara kandi abogama bigaragara. None se wavuga ngo umuntu yajyanye ingabo kandi ziri kugaragara ziri kuri urwo rugamba, umuntu uyoboye yafashe ingabo ze azijyana muri neza mu rwego rwo kugarura amahoro, arangije bijya guteza umutekano muke, bijya kubuza amahoro kugaruka. ubwo se iyo n'ibireba corps diplomatique international n'izireba abyo ko sabariko ubu nta cyizere bamufitiye rero. Reka kereka yaza gutanga inkunga bicishije mu buryo burendirect nk'uko n'abandi babigenza. Ariko se ikindi buriya ahubwo mpitana nibaza kuba M23 itangiye kujya igaragaza abasirikare b'abarundi yafashe kandi ibonda kenshi bivuze itabagaragaje bidafatwa nk'ukuri bikagaragaza yuko ari uburyo wenda bwa politike yayo nyine. Kuba yarabagaragaje biraganisha ku ntsinzi, hari icyizere biyiha. Yazira nabihuriye n'intsinzi ahubwo niyo kugaragaza
uruhare rw'Uburundi muri ya ntambara ya Kongo no kugaragaza kurugama kwayo ni ugutanga abagabo mu yandi magambo ni ukuvuga ngo nidutangira kurwana ingabo z'Uburundi tuba dufite ishingiro rero ko tutayerekana uza ababuze abagina kandi barabaza bafite nta konvensi abagina bafashwe yego tukamwerekana kwerekana y'Uburundi kubera ko wagina iyo yaje bine bizwi ko yego kujya warabaye mu cyaro mufite abantu bitaga abapagasi ndabazi akaza guhinga iwanyu uwo muntu iyo yazaye guhinga se hari icyo yabaza ku bijyanye n'ibigo ntacyo n'umuhagire ntacyo avuze ariko Umurundi ari hariya kubera ko ari nuza relasiyo ziri bilaterale hagati y'ibigwire Burundi na Kongo ikindi cya kabiri Burundi EAC bwazanye ingabo za EAC nabwo bwabugama izo ngabo zikaba zivanamo imyenda ya gisirikare cy'Uburundi na EAC bakambara kandi zikajya kubasana kandi mu nshingano ziriya ngabo ntawe kubasana byari birimo ni ukugira hagati y'abarwana bagashyira intwaro hasi ntabyo bitera indi urumva rero Burundi bwararengereye nibyo bwararengereye rero niyo mpamvu kuko bwakoze ibintu bitabaho muri marelasiyo interinasiyonali byo kuba Chirumirabi z'ubwoko bubiri nibyo tuvuga ko wenda biza kubaho kwabaho kurwana se n'imitwe rero dufata nk'urugero ingabo z'Uburundi zari kwemera kujya kurasa izindi ngabo z'Uburundi zigenzi zazo nanjye ndumva ndabyibaza n'icyabazana imisiyo zabazanye harimo akabazo bagatekereje rero ko kubugama kwabo niko noneho neza emwe turasaba nk'aho iri mu rukiko ivuga iti murasaba Abarundi mugakuraho nubwo n'utubeshya bati dore ibimenyetso dore mu bindi twafatiwe ku rugamba dore icyari cyamuzanye ibi n'ibi yego ni kimwe nuko buriya nibaramuka bafashe nk'umumonisiko we ntabwo bizaba ngombwa ko bamugaragaza kuko nayo yagiyeyo bizwi muri iriya operasiyo kandi bizwi ko n'ubundi abamonisiko barimo muri Springbok n'izana imyumvikane y'ibihugu bibiri ntabwo ari imyumvikane ya rumwe ahubwo nuza yari iri muri operasiyo bitaga Sokola iriya monisiko yo kurwanya neza imitwe yitwaje igisirikare yitwara gisirikare ahubwo impamvu neza ishobora kugaragaza ni ukubogama kwayo impamvu monisiko yagaragaza ni ukubogama kwayo kubera ko ntibigeze yambaye intwaro ya Zarendo none bari kumwe na Zarendo bari kurasa kuri Mventuro yambaye intwaro neza FCL none bari kumwe ku rugamba iyo kwerekana birashoboka ariko ntabwo bizerekana wagina kwerekana ni mu rwego rwo kugira ngo ugaragaze ko uri umunyembaraga uzi kurasa ko n'umuzungu utamurengera izuba ni muri urwo rwego wakugaragaza wagina ariko neza monisco na neza na kopereza y'Uburundi kuba bagaragaza neza nka n'ubwiritse biri kubogama muri iriya ntambara hanyuma ikibazo kindi mfite amakuru ahari kuri ubu ngubu ni uko hari ibirindiro by'Abarundi byahiye bariya bagiye mu butumwa bwa EAC bikaba ari ibyari biri mu mujyi wa Kicanga so ibi birindiro byahiye ariko harimo kwitana ba mwana ku gutwikwa kwabyo ku gushya kwabyo abegamiye kuri FRDC baravuga yuko ari M23 yabiteyeho ikibombe hanyuma M23 y'ubwayo igatangaza yuko Abarundi aribo bitwikiyeho ibirindiro byabo ikibazo cyane giteye gutya mwe nkuko mubyumva nkuko mwabisesengura ni bande baba bafite inyungu cyangwa zaba ari izo nyungu mu gutwikwa kw'ibyo birindiro nagira ngo untandukanyirize kuko nabibonye ahantu ibyahiye ni iby'Uburundi biri muri EAC cyangwa ni iby'Uburundi biri mu ruhande rw'ingabo zaje gufasha FARDC ni ziri muri EAC ni iby'Uburundi ziri muri EAC ariko muri iriya gahunda ya EAC gutwikwa rero neza uko mbibona
mbona mu mboni yanjye bishobora gukorwa n'abakongomani kugira ngo bazamure tansiyo, bishobora byakorwa na neza na FARDC kugira ngo izamure tansiyo, itere ikibazo ko ntuza M23 yatwitse idashaka amahoro, noneho yatangiye no gutwika ibirindiro by'abaje kuzana amahoro mu gihugu. Birashoboka ko nazo yabikora, kandi wagiye ubona ko akenshi na kenshi ingabo za FARDC ntizigeze zijya buri gihe cyose zarenganyaga cyangwa se zitaga kunoza ku mahoro, kubaje gushakisha amahoro nk'abahuza. Yego. Si ubwa mbere rero baba barashe kunoza ku ngabo za neza, kuko barashe ku bagande urabizi, nyuma baza kwirwanaho barabasubiza, barashe abanyakenya urabizi, ndetse n'umusirikare umwe wa Kenya yarishwe. Ibyo ni ibintu byakozwe na FARDC, nta gitangaza cyaba kirimo FARDC ibikoze. Kandi noneho banywanye mw'iyi minsi n'abarundi, ubwo barasaho koko kandi banakomeretse bamwe. Nibyo nawe nakubwiraga, babikora nk'uko kugira ngo bavuge ko nuza M23 idashaka amahoro, idashaka amahoro, ko yatangiye kurasa ku bagize neza kutujyana y'abanyingabo zari kugarura amahoro. Ndetse n'ikigaragaza ko ari babarashe FARDC ni uko bahunze umuriro utaraza. Yego. Abahahiriye ni bakeya cyane, abandi bari bagiye. Ibyo byakagombye kugira icyo bigusobanurira. Nibyo. M23 iravuga yuko ubwo ngo aribo bitwikiyeho, ahubwo byo ntibishoboka se ko bitwitse kubera ko bari bafite impungenge ko babatera, kuko tansiyo hagati ya nuza deja kuba bari bamaze gutanga ibimenyetso by'uko hari ingabo zabo zirimo hariya kandi zaje gutanga amahoro. Ubwo n'ubyumva se nawe nibyo impamvu yakurirwaho yaboneka ntiyabura. Bashobora guhita umugani bitwika bati kugira ngo abagabo batadusanga hano twigendere. Nuko bazi ko neza anytime bazaraswaho niko batekereza ku bwabo, ariko M23 ntabwo ababuze, ariko yari no kubikora na kera. Nuko baregeranye, kandi nta n'ikintu bigaragaza yaba ibikuramo, nta nyungu yabikuramo zifatika. Nta nyungu ntazo, nta nyungu zihari rwose. Ngiye gusoreza rero ku kibazo cya nyuma kikubaza ku mugabo bita General Sikabwe, ubu ngubu niwe wahawe kuyobora ibikorwa bya gisirikare muri Kivu y'Amajyaruguru. Ariko uyu mujenerali Sikabwe Asinda Fali ngo muri 2015 yari yashinjwe na MONUSCO ko ahonyora uburenganzira bwa muntu. Uyu munsi MONUSCO irimo irarwana na FARDC barwanya M23. Ibyo bintu babyumva uti? MONUSCO ubwo yafashe uruhe ruhande kurwana n'umuntu yavuze ko ahonyora uburenganzira bwa muntu, bakaba bagiye kurwanya bavuga ko barengera uburenganzira bwa muntu. MONUSCO na Sikabwe, iyo partnership urayumva uti? Partnership ni ngombwa kubera ko na MONUSCO yarenze ku nshingano zayo, imisiyo yarizanye ntabwo kizirimo neza. Yego. Yaje ifite misiyo yo kurwanya imitwe itwara gisirikare iri muri kariya karere yose, sibyo? Bakayambura intwaro, bakagarura amahoro mu karere. Ariko sibyo bakoze, ahubwo bafatanyije n'indi mitwe nayo iteza umutekano muke mu karere. Harimo Wazalendo, ko urwo rugamba Wazalendo rurimo, kandi Wazalendo iri kwica abantu nkana, iri kurya abantu nkana, ikabotsa brochette. Hari FDLR yasize ikoze jenoside mu Rwanda. Hari za Mayima, yaba NDC, yaba Nyatura, yaba APCRS, ziriya Mayima zose zica abantu zishingiye ku moko hariya. Noneho
MONUSCO irarenga ijya gukorana n'abo ngabo kandi misiyo yari ni ukubambura intwari nta gitangaza kirimo kuko sikabwe ibyo yavugaga ngo yicaga abantu mu buryo budasobanutse umuntu yatumaga umutekano muke n'ibindi bagiye bamurega ariko rero na MONUSCO ibyaha bamuregaga MONUSCO nayo yabyijanditse no ku mugaragaro ni gute si partnership itabaho gukorana birumvikana kandi MONUSCO yo hatara misiyo yarizanye zimwe mu bucuruzi bw'amabuye nimugoroba kuri marisi nerekanye akavidewo kanoza k'indege ya MONUSCO yafashwe yikoreye zahabu noneho yaguye mu giturage ahantu yari yikoreye zahabu ni indege ziriya za nubwo za drone ariko ziriya nini ifite amapawundi ya zaba ajya kuri 900 ubwo ni hafi 1/2 cya toni birumvikana nk'ibiro 500 bya zahabu yumva ifite parashite izo parashite zirakora iki ko iyo ndege idatagira umutiro tuyijyamo ko nta mwanya ya pilotoire iyi parashite ni iziki yari zijyanye ifite intwaro byo nta gitangaza kirimo bagitunze birumvikana urumva rero ko mu bucuruzi bwa MONUSCO birimo gukora biriya nta gitangaza kirimo noneho kuko no kugira ngo bayemere ko bagomba kujyana na ya sekitari cya 8 z'ukwa 12 noneho yakinye indi turufite muze tubafashe kugira ngo bigende gute kugira ngo none iyi partnership ukabona ari iki na avantage kuri M23 ni desavantage ugerageje no kubisobanura iyo partnership ya MONUSCO na sikabwe cyangwa se iyi partnership y'abantu bakababungabunga uburenganzira bw'abantu bakabaje kubuhonyora kuri M23 na avantage ni desavantage avantage kuko iri kubona ibisobanuro by'intambara iri yego iri kubona ibisobanuro by'intambara irimo icyo yaje kurwana icyo iharanira noneho kuba icyo nk'aba baje gukora iki baje mu mabuye y'agaciro baje ku ikintu kigaragara ko imirimo ni n'undi wenda ukundi ruhande kubera ko umwanzi ari kongera imbaraga ari kwiyongera ni avantage ariko mu rwego politike ni avantage cyane kuko ugaragaza icyo urwanira ariko nkurikije imbaraga neza ifite ifite ibyo byose MONUSCO ishobora kugira ikibazo kuko nibuka mu minsi yashize Bertrand Bisimwa ageze kuvuga ngo ntuzane Biringoma yavuze ati ngo niramuka irashe isasu rimwe igashya kuri M23 ngo izabona imperuka buriya ishobora kuba idasobanutse imperuka icyo ari cyo wenda yisanga muri biriya ariko utazi ibikorwa bizaba bigize M23 rero bivuga ko izatanga isomo ry'imperuka uko imperuka ibaho uko izabaho uko izakorwa izerekana igihe cyose bizarasa isasu rimwe kuri M23 MONUSCO ntirasize isasu noneho impamvu yabyo nakuvuga ngo na avantage n'impamvu yo kurwana noneho irahari iragaragara na mbere yari ihari ariko abantu babivugira mu matamatama batabona akamenyetso simusigara n'ubu kigaragaza reka nguhe mugenzi wanjye noneho nawe sinzi afite ikibazo ashaka kubaza ubundi dusoze Alphonse hari ikibazo wenda nshaka kubaza kugira ngo tukureke ujye mu yindi mirimo ufite imirimo myinshi wowe na mugenzi wanjye mwahoze muvuga wenda ku bijyanye n'ingabo z'u Burundi cyangwa se uburyo ki zikomeje kwitwara kandi muri Congo hari ikibazo maze iminsi nibaza ko ingabo z'u Burundi zirimo gushyigikira FARDC na Wazalendo mu kurwanya M23 kandi M23
irimo irahagarika gutotezwa kwicwa kw'abarwandafone abantu kuvuga ngo n'abakongomani bavuga ururimi rw'ikinyarwanda by'umwihariko abo mu bwoko bw'abatutsi. Niba ingabo z'u Burundi zirimo gufasha iyo FRDC mu kwica abo baturage kandi FDLR nayo ikaba iri mu bafite donc ikaba ifite uruhare runini mu kubangamira cyangwa se mu gutoteza abo baturage, kandi urabizi neza ko FDLR ni umutwe w'iterabwoba byemejwe na Loni, kandi ikaba igira gute ibangamira cyangwa se ibishaka guteza umutekano muke mu Rwanda. Ubwo ntibishoboka ko hashobora kuba umwuka mubi cyangwa tension mbi noneho hagati y'u Rwanda n'u Burundi kandi wenda muri byari bibanye neza. Buriya ntawe bihuriye kuri byatera umutekano mukereka ingabo z'u Burundi nk'uko Tshisekedi avuga ko bazatera u Rwanda baramutse bateye u Rwanda kuko ingabo z'u Burundi zikarata isansi mu gihugu cy'u Rwanda niyo umutekano ubona ko kumvikana buke bwahita bizamuka cyangwa se yazamuka, ariko nimba ari hariya babatera inkunga ya FDLR ntacyo bivuga, hari politike n'intuzane bigatebe gatoki niko numvise, ni umukino utagira rimwe kongera rimwe ko bihwana na kabiri. Ni umukino w'uburyarya w'amacenga menshi. Biriya ni ukuriyorera igakora icyo ishaka, ikibi ni ukureba mu Rwanda yaharebesha ijisho ariko kugira ikintu yakora kibi. Ibyo byaba biri iyo bayitera inkunga birumvikana, ariko ntigabe igitero mu Rwanda ikizima iyo ngiyo ntacyo byaba bitwaye u Rwanda. Ikibi ni iyo nkunga y'uko FDLR yarasa mu Rwanda noneho n'ingabo z'u Burundi zikarasa mu Rwanda, byaba ari ikibazo. Ariko FDLR yashe mu Rwanda gusa ingabo z'u Burundi zikifata ntizigire icyo zikora, ntacyo byaba bivuze warwana FDLR. Ikibi ni uko ingabo z'u Burundi zarasa cyangwa se zigakora ari amacenga yo kwambara imyenda ya FDLR, nibyo byaba ikibazo. Hanyuma kuba MONUSCO noneho yarinjiye mu mirwano wenda ihuje iyi M23 na FARDC, ntabwo ubona yuko wenda MONUSCO ishobora kuba ifite ibitwaro binini igiye kwiyunga no kuri FARDC ifite bya bitwaro twabonye bya karundura, twahoze tubona n'amafoto ya MONUSCO ifite ibibunda rwose iri mu mibare ikomeye cyane. Ubu ntabwo twavuga yuko rwose noneho igiye gusubiza inyuma wenda M23 bwa burenganzira yaharaniraga bw'abaturage. Bwa mbere M23 iratwara neza na MONUSCO, kandi na 13 yarayashwe neza, ubundi mu mizi ya mbere yararashwe. Icyo biriya bitwaro bivuze kuko nabyo M23 nabyo ni byinshi byinshi, kandi buriya nzatuma nuko bivuga abantu bakagira ngo ni urwenya, ariko buriya M23 nayo yaba yibona undi muterankunga wiyongera kuri FARDC. Hari tactique bagira, hari uburyo barwana, noneho umwanzi wabo bakamuzinga ni nko kumugota, bamara kumugota ya ntwaro yari afite yari yitwaje bakazimwambura. Bagiye kumwambura iziriya ntwaro iyo bazimwambara bongera bakazikoresha. Ikindi rero nabibutse ko ubu ngubu nayo bifite drone, sibyo zirakoreshwa mu butasi zikajya kuneka zikareba ingabo zigiye kurasa ibyo ari byo, sibyo biza M23 yamaze kwigarurira imbunda zimaze kuba 9 zitwa DM21. Imbunda zirasa kure gatoho, zifite ibisasu byinshi bigenda byisukiranya ko zifite iminwa 12 cyangwa 16 biterwa n'ubwoko bwarwo, sibyo. Iminwa rero iri kuri ayo mabombe icyarimwe, urumva ko
naho uri aho hafi udakijwe n'Imana cyangwa umwobo ngira ngo ubuzima bwawe bwaba buri mu kaga. Zifite ari icyenda yahawe n'umuterankunga wa FARDC. Izo ngiraho ibisare bya neza n'indege uko ifite tekinike zo kugota indege cyangwa se na ziriya mbona bakazitwara kugira ngo uribuka n'indi bagote ahantu yabuze ko isohoka. Ya nazo ni ikindi kiryo cya M23 ni EPM nayo bagote ahantu itari bwashe gusohoka. Bayirundishije ibyo byamusanga naho ngaho bahagose. Ibiranga bimutera gati ubu kuvuga ngo zaba zigiye kuba 10. Ubwo urambwira ko uza MONUSCO izakoraho kandi ubuke ko MONUSCO ntabwo iragivansinga irashyira kuri ariko izafatanya na SADC nanone niba SADC ije EAC SADC ntabwo iteye ubwoba kuko SADC yo ntuzarayitsinze bishize ahubwo yaje gutsindwa nuko bagiye ngo ntibambike intwaro hasi kandi ikosa yakoze icyo gihe irabizi ntishobora kubikora. Okay, dusoza wenda akabazo kamwe kuri view yawe nk'umuntu ukurikiranira hafi ibirebana na politiki yo muri Kongo cyangwa se ibibera yo muri rusange, ubundi urabona ino ntambara izarangira? Ishobora kurangira ku mpamvu zitandukanye. Impamvu ya mbere hashobora kuba imishyikirano. Impamvu ya kabiri nuko M23 yatsinda. Aho nitsindwa izatanga gahenge y'indi z'ikwisuganya nyuma y'indi myaka runaka yongera igaruka. Ariko nitsinda kuko izaba yafashe igihugu izatanga amahoro. Ubwiramutse itsinzwe bariya abaturage basiga baba bande? Iramutse itsinzwe cyangwa se basigara abanyagasani cyangwa UNHCR. Reka tugushimire Papa Alphonse. Urakoze cyane namwe. Yego. Ni Bwana Alphonse. Shaka gusubije neza kabisa. Kugira ngo intambara irangire ni ibintu bibiri. Nuko M23 itsinda. Ahubwo se sicyo gusavuzera? Itsinda. Nitsinda intambara nibwo izarangira. Cyangwa se ibiganiro bakabyemera. Bitabaye ibyo ngibyo bazayitsinda ariko bizaba biri temporaire izongera igaruke nyuma y'igihe. Gusa ikigaragara nuko ngewe mbona mu mbone zanjye kugira ngo M23 bitsindwe niyo hazi impamvu mvuze gutyo yashobora kubitada kuyigiza inyuma wenda nyine gutsindwa bya burundu nyine ngo gende igihe ntago bishoboka. Ibyo ntago bishoboka kuko impamvu barwanira yakwigizwa inyuma ni bibaho mu rugamba nuko nayo yakwigizwa inyuma nkuko nayo yakwigizwa. Oya bishobora no kwigerekera mu byo muri 2013 wenda ariko bavuze ko ayo mateka donc atazongera kwisubira. Nijyo bavuze kuko babiharanire rero bavuze ko ayo mateka ya 2013 adashobora kuzongera kwisubira kubera ko ngiye ku ruhande rwanjye M23 ni tushaba bakaba bayitsinda ngiye ntago ari abaturage nge ndi kubona noneho baba basigaye mu kangaratete kuruta uko donc bakabaye bameze bari kumwe nayo. So rero kuyisiga kubasiga ikabaterana byaba ari esheke mu buzima. Reka dusoreza ngaha kabisa ikiganiro cyawe kinini byari bisobanutse muri nanjye ngo dushimira nyine Alphonse ariko ibiganiro bya bwiza nakagaruka ariko tugiye gusuhuza abantu ntabwo nakora ikosa ryo kugenda mideni nabi bemereye ngomba kubikora. Abo ngiye gusuhuza ni abantu mwarebye ikiganiro cyashyizweho ku itariki ya 7 akaba ikiganiro gifite titre ivuga ngo M23 yaba yarafashe Colonel wa Wagner. Abarundi bakomeje kujya mu gahinda uko bikomeje kumera nabi. Icyo kiganiro rero umuntu wa mbere ukiriho nsuhuje ni Chris James, turagusuhuje cyane. Nsuhuze kandi Mugisha 1 nawe ndagusuhuje. Nsuhuze Mukangarambe Françoise, ndasuhuza kandi Gatarayiha Dieudonné, nsuhuze Ntagwabira Aimable, nsuhuze uyu bita Smart Man
David n'indi mibare igenda irengaho, Pascal Bizimana ndagusuhuje, Geoffrey Dereva, Ezekiel Mugenzi ndagusuhuje, Rukoranya Ngabo ndagusuhuje, Nyandikira nawe ndagusuhuje, natwe twandikire yego. Rutagengwa Pacifique ndagusuhuje, Ferdinand Masabo ndagusuhuje, bayuzazi mwese ikaze muri Bwiza TV na bwiza.com. menya ibi sorry ntago ari menya nibi ni menya ibi nawe ndagusuhuje. Karangwa yaragarutse, Sengereto Joseph Hubwo na John Kaneza ndetse nandiho kubwayo Rashidi, Esther Morodekai ndabona ariko yitwa, ndagusuhuje cyane. Ndiho kubwayo Rashidi aragarutse, Constante Ningabira ndagusuhuje, nsuhuze kandi Denise Hakizimana, Nibizi Bosco yuzazi baragarutse, Nyiraneza Denise bose ndakasoreza ariko kuri Fraterine Kibogora wangu nawe ntabwo namusimbuka, nawe yarashize iminsi ataboneka. Ubwo ngubwo nawe ni barabandi wabonye kana bo basuhuze madusoze. Yego harimo uwo bita ariko bayuza ni benshi cyane rwose baradukurikira cyane. Harimo bita Rwamucyo Rwamucyo Severine cyangwa Severe, ubwo sinzi muri Severine kubera ko uri kwikanga Rwamucyo ukavuga ngo ni umugabo, ntabwo ari Severine kubera ko kuri N ntabwo yigeze ashyireho ubwo ni Severe, ni Severe nicyo nari nshatse gusobanura. Hanyuma hakaza uwo bita Masisi yacu Yambo wa turagusuhuje. Hanyuma hakaza uwo bita Suzanne Generation turamusuhuje cyane. Uwo bita Olivier Niyangabo, hakaza uwo bita Gasore Alexis Yambo. Hanyuma uwo bita Pepite Square turagusuhuje. Uwamahoro Cyprien, Mugisha umeze ute, mukomere merci turamusuhuje cyane. Hakaba uwo bita Shadadi umeze ute, Geoffrey Dereva bamusuhuje we. Hanyuma ndori uwo bita Ndori Chimpaye umugabo umeze ute turagusuhuje cyane. Hakaza ute none yego harya ni umushinga ntahe yego. Hakaza uwo bita Mugabo Martin, hakaza Musabirema Gracien, Habyarimana François umeze ute, Habyarimana Gakwaya merci Marc Gakwaya Marc umeze ute. Hakaza uwo bita Mazimpaka Patrick na Irakoze Trésor. Wow, abo wese rero turabasuhuje cyane kandi turashimire abantu mukomeje gukora subscribe. Ubu twatagiye ikiganiro habura abantu 640 bakubundi ni 340 cyane 500 siko bari 500 byi haburaga 540 mu mbabarire, ariko ubu ngubu hari kubura 536 agiye abantu bane. Mukomereza aho rero abantu bane mwese mu gihe turi mu kiganiro bwonyine urumva ko muri gukora ibintu bikomeye cyane. Mushyiremo agatege ku buryo tugeza kuri iriya ntego twari twiyemeje. Imibare igeze ku mibare wabyibwa ibaringa 6 imibare 5 5,100 turashaka imibare 5 hano hiyongereho rimwe nini ihita iba imibare bikuzi ko ari 6 ni 6 ibihumbi 100 harabanza rimwe hano hahita ako kabare turagakumbuye bana turashaka imibare 6 kabisa tukabona hano natwe twabaye iki big fish. Ubwo se niko nacyo bakitara big channel ni big channel kabisa. Big channel yaza rwose yibanze kanikurikira. Yego ikindi kandi mukore na share, mukore like. Share niyo ntandaro yo kugira, niyo ntandaro yo kujya tubona abandi bashya kuko abangaba bo turabazi bamaze kujya mu muryango. Ubwo icyo dushaka ni abandi bashya kandi barakomoka kuri share. Twe tuba twazikoze ko namwe mujye mudufasha mu zikore kigere ku bantu benshi. Ikindi mwongere muri ya gahunda yo gutera inkunga murebemo mudutera inkunga, yaba inkunga ya cash yaba n'inkunga yo kuzana business zanyu tukazamamaza tugakora win-win, byose byakwemerwa muri Bwiza TV na bwiza.com. Amarembo arafunga. Ari umuntu ngo wagiye sinzi niba yaragiye gukoresha iki ari mu modoka arangije agiye ntiyanga kwishyura nyine ntiyamenya yuko aho ngaho iyo serivisi iri bwishyurwe. Umwishyuje aramubwira ati nyamuneka ati kora kuri feri y'inyuma iburyo
umuntu ntiyamenye icyo ari cyo yari imodoka aje gukora kuri feri y'inyuma iburyo kumbe ni mu mufuka w'inyuma ni ku mufuka w'inyuma namwe rero mukore kuri feri y'inyuma iburyo ubwo ni ku mufuka w'inyuma ubwo niho seho abenshi bakunda kubika amakofisi ubwo ndavuga wenda abagabo hanyuma abamama cyangwa se abakobwa mukore mu ishakoshi hari n'abajya bayabika somewhere hose mukoreyo mubona akanimero karimo guca ku ntuza kuri platform cyangwa se ku kiganiro kari gutambukaho hanyuma ubundi mukarebe mwapyonda akanyenyeri 182 mugakomeza cyangwa se ubwo n'abari muri hanze nabo World Limit turayemera na Western Union MoneyGram zose ziremewe rwose ariko mujye mubona amakuru meza agiye atandukanye kandi ku gihe turabashimiye cyane ngende Shadrake nanjye ndi Fred